Neza abakunzi ba Malayika Kami Kevin tubahaye ikaze aho muri hose ibihugu murimo bigiye bitandukanye muzi murisanga abantu bashyashya hano ni umuryango ni ukwishima ni ukunezerwa intego yacu ni uguhugurana guharanira kubana neza guharanira kubona ibyiza guharanira kwishima gusabana nibyo hano bituranga inshuti yanjye inshuti zacu turabasabye umuntu utarakanda subscribe urebe neza ko wakanze subscribe urebe ko wakanze kukazogera kugira ngo ujye uhita ubona ubutumwa bugufi bukwereka ko hari video yacu igiyeho ni byiza cyane biradufasha kandi ni inkunga ikomeye nizerere ko mumeze neza abantu biri kugenda mushyiremo ingufu nibyo duhora dusaba Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi tubasabira ngo ibyo mukora bigerweho aho muteye inshundura muroba amafi menshi duhora tubifuriza iterambere muri byose kandi tuzi neza ko Imana yo mu ijuru itwumva kandi ni ukuri ibintu byose bigomba kugenda neza nawe utameze neza ubona ubabaye ubona wigunze wihebye uri mu gacu k'icuraburindi ubona nta gisubizo umwijima ari wose humura urumuri rwawe rugomba kuboneka inyenyeri yawe igomba kwaka igomba kukurasira ugomba kunezerwa wikumva ko ntacyo uvuze utari uw'agaciro oya uw'agaciro cyane 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 kuri twe kuri channel Malayika Kami Kevin tukwitayeho kuko mu isengesho ryacu rya buri munsi turakuzirikana dusaba Imana ikube hafi dusaba Imana igutsindishirize komera twese hamwe intego ni yayindi kuba turi bazima yaba abafite ibiri kugenda yaba n'abandi bababaye kuba turi bazima ibintu byose bigomba guhinduka bikagenda neza tujye twibuka kandi mu gihe bigenze neza gushimira Imana iba yabidufashijemo ni ukuri biba ari iby'agaciro cyane cyane pe Imana yo mu ijuru irushaho gukora ibindi kandi ikabikora neza mu gihe cyose tuyitakambiye twibuka no kwita ku bari munsi yacu ntabwo ari byiza kwirengagiza mugenzi wawe muri cya gihe ababaye inshuti zanjye ubu muri kwibaza ati Malayika agiye kutuganiriza iki rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ibintu by'ubutunzi ibintu by'inote amafaranga ibara biri gukora hano hanze biri gukora ibara rikomeye cyane biri gukora ibintu bidasanzwe reka mbatangirire kuri story ntoya nawe uko turi buze kuganira tubwira uko byumva ujye muri comment tuganire ubu turahari wisanzure iyo nkuru iteye gutya umusore agira atya aganiriza mugenzi we yari afite umukobwa bakundana yitonze w'umunyamico myiza uwo muhungu nawe abishimangira biganiriza iyo nshuti ye yari imubajije ati wa mukobwa mukundana ko ntakibabonana cyane bimeze bite ese hari ikibazo mufitanye cyangwa nuko muhugiye muri gahunda z'ubuzima umuhungu aravuga ati oya si gahunda z'ubuzima uriya mukobwa naramuretse se wamurekeye iki bimeze gute ati uriya mukobwa ni umunyamico myiza aranyubaha nta kibazo cye anyakira uko ndi ariko njye ntabwo byakunda si kubera iki ko ari umukobwa ubona mwiza buri kimwe cyose buri wese yakwifuza ko umuntu bazubaka ku muntu wazamubyara ku muntu bakomezanya gahunda ndende y'ubuzima yakwifuza byose wabyujuje kubera iki wateshutse umuhungu aramubwira ati simushaka mu gihe nta mafaranga mfite
nta nta madolari, nta mametikashi, nta mapawundi, ibintu nk'ibyo n'andi mafaranga yose, ati oya ntabwo njyewe narabihagaritse, ndashaka umuntu ufite amafaranga, ndashaka umuntu ufite ubutunzi, ndashaka umuntu utangora, ngenda mu buzima bworoshye. Uwo ni umuhungu abiganirije inshuti ye. Iyo nshuti yiwe yari ifite amahirwe make we mu rukundo, yahuraga n'abakobwa batarajya mu murongo neza bamuvuna. Akimenya yuko wa wundi bamuretse avuga ati noneho kuba tuziranye biranyorohera guhita mwegera mube hafi. Mu kumuba hafi byaje kurangira bo basanze bujuje ibyo bifuza, basanze nta mikino bifuza mu buzima, bashaka guhagararana hamwe bo bakarwanira ubuzima bwabo. Umuhungu amusaba ko babana, bahita babana, bakoze ibisabwa by'amategeko yifuza, ibyo ababyeyi baba bagombwa byose baruje barabanye. Nyuma y'igihe umuhungu nawe ntiyabyiyumvisha, atangira guteseka, yabuze wa wundi uwo yifuza w'amafaranga, abona undi w'imico myiza. Navuga ko yabuze ikintu gikomeye cyane mu gihe yabuze uw'imico myiza. None bahungu, basaza banjye, nshuti zanjye, ibyo bintu njye nari mbizi ku bakobwa, wenda niho cyane cyane byagaragaraga, cyangwa uburyo babiganiramo, cyangwa uko mwebwe mwabituganiragaho, ariko ntabwo ibyo bintu byagaragaraga cyane ku gitsina gabo, ntabwo bishoboka. Ahubwo muri kino gihe nibo babirimo. Murabibona gute? Ese bakobwa mwebwe muri kubyumva gute? Mwe ntimukibikora, habaho gusimburana, byagenze bite? Babyeyi ibintu muri kubibona. Ubundi umusore, musaza wanjye, umuvandimwe wanjye, nugira amahirwe ukabona umukobwa ukwakira uko ari, ntumutendeke, ntumutinze, niba ubona afite imico myiza, icyo ni cyo cya mbere, nibwo butunzi bukomeye. Ibindi byose mugomba kubigeraho gahoro gahoro, kandi umugabo ararwana akagera ku ntsinzi, nibwo icyubahiro cye kizamuka cyane. Ariko utagambiriye, yego ushobora gushaka n'umuntu ukurusha ubwo butunzi, ushobora kumushaka utabizi, cyangwa ndaricishije bugufi, ukabimenya nyuma, ntabwo wamenya. Ibi bintu byo kuvuga ngo urashaka kukurusha ubutunzi kubera iki? Kubera iki? Uri umuntu w'umugabo, umusore avamo umugabo. Umugabo ni iki? Umugabo ni ukurwana, umugabo ni ukugera ku ntsinzi, umugabo ni uguhama, ugahagarara hamwe kuvuga ati aha ngaha ndumva mpamye, ndumva mfite intego, ndumva nshaka kugera kuri iki ngiki. Kuko nunashaka ukavuga ngo njyewe, ukabaza uwo mukundana ati genda, ndashaka ufite, ntumwangire kubw'iki bagukoreye, yarinze kugukosereza, yaririnze kuba yakora ikintu kikubabaza umutima wawe, wowe ukaba ari umutenguha, umuziza ibishakwa, n'umuzababara. Ndetse n'uzaza ari uko afite ubwo butunzi wifuza, kugira ngo agukurure, azagusuzugura, ntabwo bizatinda. Kandi ibyo bintu birashira, ese ntibishira? Ubutunzi ntibushira. Uzabigenza ute? Azakwigizayo? Ariko basaza bacu, mugerageze mugaruke mu nzira nyayo, kuko nkeka ko na bashiki banyu ibi bintu bari kubivamo. Buri wese akore, buri wese ashakishe, n'ibyanga mugenzi we yifite amufashe, ejo bizahinduka.
icya mbere nugira amahirwe ukabona uwo muhuje, ukabona ukumva, tera intambwe nzima, wikerereza mugenzi wawe, mubwire ko umukunda, mufite intego nzima kandi ukiri kuverifiya cyangwa ukiri gushaka ubutunzi yaba afite, oya wimukerereza, mwihemuka ngo ureke umuntu ukubaha ko mwahanye isezerano runaka ngo ugiye guhiga umuntu ufite ubutunzi, kubera iki? Ushake udashatse ukeneye ko musezerana mugabane ubutunzi, wakwishakiye ubwawe, bibyuje guhemuka. Ese ari wowe babikoze? Ese ibyo uri gukora wa mwana uzibaruka nibaramuka bimukoze uzabyakira ute? Babyeyi muzi twegerane dufatanye, ibintu biragoye cyane, nta ugishaka gushaka aratuje azashaka ufite ubutunzi, si bose, ntabwo ari bose, bamwe na bamwe. Mureke dufatanye, mukobwa nawe ukiri muri ibyo bintu ngo ntabonye umuhungu ufite ibi n'ibi ntabwo byagenda gute, ese wowe urabifite nawe ubizane aze abikurikiye, tumenye icyo dushaka. Mu buzima bwa buri munsi buri wese amenye icyo ashaka, amenye aho agomba guhagarara hamufitiye akamaro, ibyo bizaba byiza ku buzima bwacu kurushaho, kuko ejo ni heza, ejo ubuzima bugomba kuba bwiza, tubeho tutagambiriye guhemuka kubw'ibintu birashakwa, ubu bifite ejo ukabibura, ari byo waririye wahemutse, kandi guhemuka nta kintu wabona usibanganya nacyo, icyizere wagiriwe, wa muntu uzaza ngo mushakane nawe azamenya amateka yawe, avuga ati sindi kumwe n'umuntu, yumve ko nawe utamukunze, atangira guheze kuri bya bintu wowe wagiye ukurikira. Numvise iyo sitori ndavuga nti iyo abahungu bose bumvaga ati kanaka yaretse uyu n'uyu nta kibazo bafitanye akeneye imitungo, kandi abafite gahunda bagahita babishyirira mu ngo, mwe mukasubira kubashaka musanga byararangiye. Uwo muhungu w'inshuti ye Soza yaramubwiye ngo wowe uri inshuti yanjye, naragukundaga twaragendanaga, ariko nasanze nta bwenge ufite, wataye ibyishimo byawe by'ubuzima bwawe bwose ariko uzabonamo iyo mitungo yose, ujya kwiruka ushaka amarira, ushaka guteseka, ushaka igisuzuguriro, nta nubwo nanjye wakomeza kuba inshuti yanjye. Yatakaje wari kuza mudamu, atakaza inshuti y'ubuzima bwe. Tube maso kandi tumenye icyo twifuza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Babyeyi tugerageze dufatanye, aho ubonye umwana ari kugenda nabi muri ubwo buryo dukebure, mukobwa menya icyo wifuza, musore menya, tekereza urugo rwawe, witekereze ibyo ubona aha hafi, tekereza abana bawe uzabyara mu gihe runaka, ejo ni heza cyane, kandi mu gihe ufite ubwenge uriho, Imana yaguha kugira ibitekerezo bikubeshaho, ukabona ubwo butunzi ndetse burenze, mufatanyije n'uwo nguwo, wowe ubuzima bwawe bwose. Baravuga ngo ukurusha umugore mwiza aba akurusha urugo rwiza, ndumva ariko bawoca, kurusha umugore mwiza kurusha urugo rwiza, yego. Rero tugerageze, ntabwo umugore mwiza ari inyuma gusa, n'imbere wa muntu ukubaha, kumva se niba umuntu atagukonsoma cyane, kuki wowe washaka kumukonsoma? Waciye bugufi wamwumvisha, mwafatanije, tureke gukerereza abandi. Ni ukuri tube maso kandi dukomeze urukundo, isezerano ryacu turikomeze, nibyo bizatugeza ku ntsinzi y'ubuzima, kandi tukavamo abantu b'ababyeyi beza ku bakobwa, abahungu bakavamo abantu b'abagabo beza, bageze ku cyo bavunikiye, kandi icyo wavunikiye umenya agaciro kacyo cyane, kandi buri wese ukubonye arakubaha. Ni ukuri pe, ndabashimiye cyane ko ibintu tugiye kubikosora, umuntu wari ufite icyo kintu
ndizera ugiye kubihagarika, ugiye gufata intego nzima, ugiye gufata umurongo muzima, ibindi gahunda yacu ni uguhugurana, kwishima, kunezerwa, iterambere rya buri munsi, duharanire kunezerwa, gukeburana, manuka muri comment umbwire ese byakubayeho, n'inshuti yawe byayibayeho, ese wabyitwayemo gute? Ese biramutse bikubayeho hari uko bakubenze ko udafite wabyitwaramo ute? Ese wowe ufite ubwo uratekanye? Urumva umuntu uri kuza ako kanya aje kuko agukunda cyangwa aje kubw'inyungu z'ibintu runaka? Tube maso kandi tumenye guhitamo neza. Naho ubutaha murakoze cyane mukande subscribe. Ciao.